tubahaye ikaze nubwo atari byo itanga mu by'ukuri. Hano ni mu biro bya Association Rayon Sport. Ngende umukozi ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri uru rwego rwa Rayon Sport. Hanyuma ngiye kubafasha mu gucaringa shyira ku murongo umuhango wo kuhererekanya ububasha muri Association Rayon Sport nka MC. Ariko ndaha ikaze mwese abari on board, abari kuri pano, by'umwihariko ariko ikaze ritangwa n'umuyobozi. Ubwo umuyobozi wa Rayon Sport ucyuye igihe, reka tumuhe umwanya agira icyo avuga. Yewe kandi nyuma ye turakira umuyobozi wungirije w'inama y'ubutegetsi. Ubwo ni turahera kuri President Tade, dukurikizeho President Dr Claude Emile Rwagacondo, mbere yuko dutangira umuhango wacu wo guhererekanya ububasha. Gusa ni amagambo magufi bagira icyo babwira abareyo, bagira icyo babwira abakozi bari aha ngaha. Murakoze cyane. Duhere kuri President Tade kuri iki kiringo mwari mumaze muyobora Rayon Sport. Murakoze. Reka fata akanya amashimwe mwese muri hano, ko umuntu wese uri hano afite uruhare mu kugira ngo iki gikorwa kigende neza, kandi afite uruhare mu buzima bwa Rayon Sport. Reka rero noneho mfata umwanya mbivanye ku mutima nshimire ubuyobozi bwa Rayon Sport bw'agateganyo bwaje kugira ngo dukore iki gikorwa. Igikorwa mvuga ko ari n'igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'amateka. Ubu uyu munsi amateka arabaye, aratambutse, ejo tuzaba turi mu bindi. Ndabashimiye cyane kuko mwitabira uyu munsi. Ni inshingano, kandi inshingano zifatwa n'umugabo, kandi nzi neza ko zizatungana neza. Ni umwanya rero wo kugira ngo twubahirize cyangwa dushyire mu bikorwa, ntabwo nabyita ubusabe, ni itegeko ry'urwego rukuru rutugenga RGB, rwadusabye ko rwasabye ko inzego zose za Association Rayon Sport ziba zihagaritswe, ntabwo zivuyeho, ziba zihagaritswe by'agateganyo. Dushyiraho urwego ruzaba yuyoboye ekipe umunsi ku wundi by'agateganyo nanone, kugira ngo ubuzima bwa ekipe bukomeze. Ndagira ngo nkore introduction neza. So ni umwanya rero nanone wo gushimira urwego rudukuriye RGB, kuko rureba n'ubushishozi, rureba igikwiye nk'urwego rutureberera. Ntabwo rero dukwiye kuba tubifata mu yindi nzira, niko bikwiye, ni nako dukwiye kugira gute kubyubaha. Rwashyizeho rero komite y'agateganyo kugira ngo yuzuze inshingano, ikomereze ku byo twari turimo gukora, yuzuze n'inshingano twari turimo gukora natwe. Ndagira ngo kandi nshimire cyane abo twafatanije muri iki gihe nari maze cy'umwaka urenga nyoboye Rayon Sport. Nshimire cyane mwebwe mwese twafatanije ko twari turi kumwe. Nshimire cyane abafana ba Rayon Sport, umuryango wa Rayon Sport muri rusange, kuba baramfashije kugira ngo nuzuze inshingano nari mfite. Ndibaza ko ari umunsi mwiza tugiye gutera intambwe tugana ku bisubizo bya Rayon Sport, kuko twese ari bwo bushake bwacu. Ni igihe nanavuge ngo ni umwanya mwiza nanjye kuri njyewe, experience nziza nakuye muri Rayon Sport, mu byo nakoze, mu byo nabonye, no mu byo ntarinzi muri Rayon Sport. Ni experience nziza nabonye izamfasha ndetse no mu buzima bundi, ari mu buzima bwa ekipe ndetse no mu buzima busanzwe muri rusange. Nanavuge ngo nanone ni experience nanone kuri njyewe, ni igipimo cyiza kuri njyewe muri imyaka, muri iki gihe maze, cyo kwirebaho ubwanjye, ubwihangane, kuzuza inshingano, gukora nabyo ni yindi experience mbonye mu buzima kugira ngo
uyu munsi n'ibyo nzajyamo bindi nzamenye ngo bikorwa gute. Ni experience kandi nanone nabonye y'umupira w'amaguru mu Rwanda, kuko ntago nabashaga kuyimenya neza, ariko ugiye mu kintu no gumenya ikintu neza. Mfata umwanya rero nanone mvuge ngo komite igiyeho inzibacyuho nyifurize imirimo myiza, cyane cyane ko n'ubundi bayisanzwemo. Ntago nshidikanya ko imirimo bagiyemo bazayikora neza, ntago nshidikanya ko ibyo twari tugezeho bazafatira aho ngaho bagakomeza mu gihe cy'amezi 3, kandi no mu kindi gihe nyuma y'amezi 3 n'ubundi ni twebwe Rayon Sport nitwe dukomeza. Mbifuriza kandi kuzagira imirimo myiza, mbifuriza kuzayigiramo amahoro, umutuzo no gukomeza guteza imbere Rayon Sport. Na nyuma kandi y'amezi 3 n'umwanya mwiza wo kugira ngo tuzarebe nanone icyo tugomba kugeza kuri Rayon Sport, kuko Rayon Sport ni yacu, ni yanyu, n'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Murakoze cyane rero, reka mbashimire. Nsoza mvuga ngo uyu munsi ntago ndi mu nshingano z'ubuyobozi bwa Rayon Sport, ariko ndacyari umukozi wa Rayon Sport, ndacyari umufana wa Rayon Sport. Mbabwira abagiye mu nshingano icyo muzankenera icyo ari cyo cyose bivanye ku mutima, nzakibaha, nzagitanga kuri mwe nk'abayoboye, ariko gisakare kuri Rayon Sport no ku muryango wa Rayon Sport wose. Ni commitment nihaye, igihe cyose nzaba mpari munyegera, igihe cyose nzabaha icyo mushaka, muzaba mushaka mubona mfite. Murakoze cyane, ndabashimiye. Twakire n'ijambo rya Perezida uhagarariye inama y'ubutegetsi, ni Vice Perezida w'inama y'ubutegetsi Dr Claude Emile Rwagacondo, nawe aravugira urwego yarahagarariye. Murakoze. Murakoze. Ndagira ngo mfate nanjye uyu mwanya mu izina ry'inama y'ubutegetsi mbagezeho ubutumwa bw'abagenzi banjye. Inshingano bari baduhaye ndumva twarazigezeho, nubwo wenda tuzicishijemo hagati. Chairman Muvunyi yifuje kuba ari hano, ariko yagize ikibazo cy'indwara ya malaria, ariko ndagira ngo mfate uyu mwanya mbwire abakunzi ba Rayon Sport n'abafana commitment abagize board bafashe. Twari twagize imana kuko baduhitamo n'abantu bose bari barayoboye Rayon Sport. Tuzi imvune, tuzi ukuntu bitoroha kuyobora ikipe nk'iya Rayon Sport. Ngiye kubaha akantu k'akabrake gatoya twahoze tuganiraho na Muvunyejo. Yarambwiye atari kuribuka ko ihererekanya bubasha twakoze mu biro, icyo gihe twagiraga n'ibiro, ni ibiro byaho nakoreraga mu biro bya leta. Aturibuka icyo wampaye. Namuhereje igikombe gusa. Ndaje muharise y'abakinnyi, cyakoze narihanganye nta mwenda namuhaye. Arambwira ati rero kera twajyaga duhana ibikombe tugahana iki, atari ko uwo nahaye ngiye ati banza ntaramuhaye igikombe, ati kuko ariko narategereje nongera ndagaruka. Ntiduca ku ruhande ko tutaciye mu bibazo, twaciye mu bibazo byinshi cyane, ntituri bice ku ruhande rwose, ariko ni isomo byaduhaye. Iyo mvuze ngo ni isomo, ni ukuvuga ko tugomba kubikosora. Nkaba rero mboneyeho kugira ngo iyi komite igiyeho izahere ku byiza twaba twarakoze, ariko ikomeze no mu murongo mwiza twari turimo, inakosoye n'amakosa yaba yarabayeho, kuko amakosa arahari yabayeho. Ninjira hano nabonye kamera ndavuga nti noneho karabaye, noneho ubu ngubu bihise bisohoka bigiye kujya kuri social media. Ntababeshye n'ubwa mbere twishyize hanze, amabanga y'ikipe yose twagiye hanze, ndetse ubu hasigaye ibindi bintu bya social media nyine abantu barabirwanisha kubera bashaka za views.
n'amazina ya bamwe muri twebwe arandagazwa, turasebwa. Kuva umuntu baragusebye, ntabwo ndi bushyire agatoki ngo ntunge kanaka, ariko abenshi ni abareyo babikoze, icyo kibabaje. So rero ndagira ngo mu izina rya bodi mbabwire yuko iyi experience twagize twaciyemo twubake bundi bushya, twumve ko tugomba kubaka umuryango wacu. Twatangiranye twari dufite gahunda irahari. Nkaba nanejejwe cyane yuko Perezida Budara ari muri twebwe kandi abizi ibyo twaganiriye byinshi, ibyo imishinga twari dufite, nizera yuko azabikomeza. Ariko igishimishije cyane nuko abagize iyi komite ni abantu bari muri Rayon Sport, ni abantu mwahoraga muri Rayon Sport. Nkaba rero mu izina rya bagenzi banjye mbizeza yuko turahari, ntaho twagiye, ntawirukanywe, turahari, ahubwo tugiye kuzana ingufu nyinshi kugira ngo tubafashe. Bajya bavuga ngo abasaza, yego umuntu ashobora kuba akuze, ariko numva ari mu yandi makipe akomeye, mwarabibonye ko hari abantu bakuru bashobora kugira inama. Igihe muzakenera inama tuzaba duhari. Ndangirize rero gushimira by'umwihariko Perezida Tadeyo. Ntabwo byari byoroshye kuba perezida wa komite executive, somehow nanamwumva, kubera ko kuba perezida wa komite executive ufite abaperezida 9 bari hariya nabo muri board, ntabwo byabaga byoroshye, nabyo ntibyamworoheye, ariko yakoze uko ashoboye. Numva muri aya mezi tugomba kubimushimira yakoze, nibyo yabashije kugeraho, tukabisigasira ibyaba amakosa yaba yarabayemo tukayakosora twese hamwe. Nkaba ngo musabe yuko atazajya kure, aze yegere abantu muri board, abasazuze rwose, intebe yawe bihari, njya mushyiraho intebe hari, ariko intebe yawe izabihari, ntuzabure muri uru rugamba tugiyemo rundi rwo kubaka Rayon Sport nshya. Ndangize rero wenda ntanga na message ko mbonye iyo kazi yo kubwira abafana ba Rayon Sport yuko umutungo wa mbere dufite nibo, umutungo wa mbere dufite ni abafana bacu. Bakunze rero ba Rayon Sport, bafana, muzitabire gushyigikira ikipe yanyu, kuko umutungo wa mbere dufite ni mwebwe. Nkaba rero mbashimiye kandi mbizeza yuko mu izina rya board tuzakomeza kuba turi kumwe namwe. Murakoze. Arakoze cyane Perezida Dr Claude Emile Rwagacondo, wari Vice Perezida muri board. Hagiye gukurikiraho umuhango nyamukuru waduhurije ahangaha, ari wo wihererekanya bubasha. Uburyo biri bukorwe, turahera kuri uru ruhande, harabahererekanya bubasha hagati ya komite nyobozi ndetse na komite y'agateganyo ije kuyobora Rayon Sport. Hanyuma nyuma yaho turakurikizaho ihererekanya bubasha nanone hagati ya Perezida, ubwo ni Murenzi Abdallah, ndetse na board, duhereye kuri uru ruhande. Murakoze.
ndayamfata uyu mwanya nanjye mu izina rya bagenzi banjye twahawe inshingano zo kuyobora iyi komite y'inzibacyuho. Nshimire cyane mu byiciro bikurikira. Ndagira ngo mpere ku nama y'ubutegetsi board, akazi gakomeye yakoze mu bikorwa bitandukanye. Mu by'ukuri urebye muri iri hererekanyabubasha nibwo ubona imbaraga za Rayon Sport, yaba iryakozwe na board yaba iryakozwe na komite nyobozi. Bigaragara yuko iyo abantu bafatanyije bashobora kugera ku bintu byinshi. Nk'uko Dr. yabivuze, izi nshingano nahawe nari nsanzwe ndi mu nzego z'umuryango nk'umunyabanga w'inama y'ubutegetsi. Ibikorwa byinshi byakorwaga narabibonaga, ariko n'ibyo muri komite nyobozi byarigaragaje, kuko buriya komite nyobozi yari ifite akazi gakomeye cyane, kandi ibikorwa byabo bigaragara mu kibuga ahanini cyane. Mpereye rero ku nama y'ubutegetsi, ndayambashimire igikorwa gikomeye cyane mwakoze cyo gushyiraho ibyo abantu benshi twita akanyenyeri, ariko ubundi ni umushinga wa gikundiro uzadufasha kugira ngo turusheho kwegera abanyamuryango hagamijwe gushaka mikoro mu buryo burambye bwa Rayon Sport. Mbashimire kandi ibikorwa bitandukanye byo kwegera abanyamuryango, inama zabaye, inteko rusange n'ibindi byagiye bifata imyanzuro tuzaheraho idufasha muri izi nshingano zitoroshye duhawe muri iki gihe. Mpamya neza yuko ni igihe gitoya, ariko ni n'igihe kinini ku bafite ubushake n'imbaraga zo gukora. Dr. Rwagacondo wahagarariye Paul Muvunyi, mudushimirire cyane inama y'ubutegetsi, abayigize bose uko ari 9. Ubwo nanjye ndimo, ubwo nanjye muranshimira mu bundi buryo. So mudushimirire rero abo bavandimwe, mudushimirire abo bayobozi batandukanye bagiye baha ibyishimo abareyo mu myaka yahise mu bihe bitandukanye. Umuryango tubona uyu munsi, abo bantu bawugizemo uruhare kuba tuwufite uko uhagaze ubu ngubu. Twari kumwe n'abantu bafashe Rayon Sport nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Tumaze imyaka 31 isaga 32. Uyu muryango wacu ntiyigeze utsikira, wahoze imbere mu bikorwa, ku buryo mpamya neza yuko wakomeje kubaka amateka. Ntibyari byoroshye rero, abayobozi bagize uruhare muri urwo rugendo turabashimiye. Ariko tunabatume mudushimirire n'abanyamuryango batandukanye mu byiciro byabo, buryo bakomeje kuba hafi y'umuryango, kandi tubasabe yuko mukomeza kutuba hafi. Mufite inararibonye zitandukanye mu byiciro bitandukanye, ubuhanga bwanyu, ubushobozi, yaba ubwa mikoro yaba ubw'ibitekerezo, tuzahora tubikenera. Ndagira ngo kandi mfate uyu mwanya nanone nshimire Perezida Tade. Ni intwari cyane, ibihe tunyuzemo ntabwo ari abantu benshi bari bubyikuremo. Ngira ngo ababizi nuko hari naho byageze bamwe bagatsikira bagacika intege, ariko akomeza kurwana nk'inkotanyi nyine, kandi akanarwana mu gusigasira ibikorwa by'umuryango. Navuga yuko uyu munsi ibikorwa binini dufite na ama ekipe yacu, y'umupira w'amaguru abahungu. Ngira ngo niba nibeshye ngo bari bunyibutse, ariko ndumva turi ku mwanya wa 5 ahari cyangwa wa 4, umwanya wa 5. Ekipe zituri imbere ntiturusha amanota menshi. Ukurikije imvune z'abakinnyi bacu bagize muri iyi minsi, ngira ngo ubundi twagakwiye kuba natwe iyo tutagira ziriya mvune turi mu myanya 2 ya mbere. Ariko rero muri football niko bimera, ni umukino umuntu akina akaba yavunika.
dufite abakinnyi b'inkingi za mwamba bari hanze, mpamya neza yuko bari mu mpamvu zituma turimo kugenda dutsikira mu mikino itandukanye. Mudusigiye umushinga mwiza ufite aho wari ugeze, kandi mpamya neza yuko imbaraga ukeneye ni nkeya kurenza inyinshi mwakoresheje. Dufite ekipe y'abagore. Ikipe y'abagore ngira ngo ubu iri ku mwanya wa 2, irarushwa amanota 3 n'ikipe ya mbere. Bivuze ngo ni ekipe ikomeje kuduha ibyishimo. Abakurikiye umukino wo muri weekend twahaye 8 ikipe yo mu mujyi wa Kigali. Bivuze yuko dufite ekipe imeze neza, nidukomeza kuyiha imbaraga izakomeza guteza imbere umuryango. Duhereye naho baheruka ngira ngo mu minsi yashize mu mikino ya Sekafa bakinnye umukino wa nyuma. Bivuze ngo mu karere turi mu makipe ahagaze neza. Nyakubahwa Perezida wa komite nyobozi n'abagenzi bawe mwafatanyije kugira ngo tugere kuri ibyo bikorwa, turabashimiye cyane. Ndagira nshimire kandi bagenzi banjye bemeye aka kazi gakomeye, izi nshingano zikomeye. Abantu benshi baravuga ngo kuyobora Rayon Sport ni umuzigo uremereye. Ku ruhande rumwe ni umuzigo uremereye iyo uwuteruye wenyine, ariko iyo ufatanyije n'abandi umuzigo buri wese agenda afataho uruhande rwe. Uko turi 5 tuzakomeza kwagura ku buryo benshi bashoboka tuzaba turimo 5 ariko barimo benshi, twiyegereza abareyo batandukanye mu bushobozi bafite. Nyakubahwa Perezida ndagira nkubwire yuko nta na gihe na kimwe tutazagukenera. Icyiza nuko mu byo twaganiriye na mbere y'iyi muhango wanyemereye yuko uzatuba hafi. Murabona yuko nubakibyemera ko azatuba hafi. Tunahereye kuri uyu mukino dufite ejo bundi wa Musanze, dufite inshingano zo kugira ngo twongere tugarure ibyishimo Rayon Sport. Ubwo ndagira nsabire hamwe abagize inama y'ubutegetsi, abagize komite nyobozi mwese, abashinzwe protocole, muzamfashe kubashakira ibyicaro bibakwiriye. Mu gusoza ndagira ngo nshime cyane abayobora ibikorwa n'imirimo ya buri munsi y'uyu muryango wacu. Umuntu yabita abakozi, ariko mpamya neza yuko n'abari abanyamuryango. Hirya yo kuba bafite inshingano za buri munsi, ariko ubundi ubwitange mukorana na innovation muhorana bigaragaza yuko murenga inshingano z'akazi ka buri munsi k'amasezerano mufitanye n'umuryango, ahubwo mugakora nk'abikorera. Ndabashimiye cyane ibyo twagezeho byose. Abayobozi twabaga turi mu nshingano zindi, mwebwe umunsi ku munsi muri mu kazi, ntago twari bubashe kubigeraho. Ntago Perezida Tade yari bubashe kubigeraho adafite executive director Liliane, adafite abakozi bo muri ofisi, adafite abagize komite iyobora ekipe y'abagore. Ibyo byose twabigezeho kubera ko ari mwe mwadufashije. Abakozi muri mwese nta numwe nibagiwe, mvuze umukuru muri mwebwe, ariko nzi neza yuko abenshi mbazi mu mazina. Mwese mwagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo tube tugeze aha ngaha. Nta wabura gushima nanone inzego zitandukanye z'igihugu cyacu, ariko nanahere no ku makomite yandi twari dufatanyije. Navuze board, ariko twari dufite komite ngenzuzi yakoze akazi gakomeye kutwereka ishusho y'umuryango. Biratworohera kumenya aho tuzahera kugira ngo twubake umuryango urusheho gukomera. Shime komite nkemurampaka, shime by'umwihariko inteko rusange, shime abafana aho bari hose mu gihugu binyuze muri fan clubs. Fan clubs ni umusemburo ukomeye cyane w'ibikorwa bitandukanye umuryango ugeraho, yaba mu buryo bwa mobilisation, yaba no mu buryo bwa mikoro. Batanga mikoro kandi afasha umuryango gukora neza. Ubutumwa rero natanga nahera yuko uyu mwanya
inzego dufite urwego rwagiyeho dushimira cyane inzego nkuru z'igihugu cyacu by'umwihariko RGB kuba yararebye ibibazo biri mu muryango ikavuga ngo reka tube duhagaritse inzego zari zisanzwe zuyobora umuryango dushyireho urwego rugiye gutanga icyerekezo cy'umuryango mu gihe kirambye. Nk'uko mwabibonye mu matangazo inzego zose zarahagaze, abantu benshi babyibazaho, tuzagira igihe cyo kubiganira mu biganiro bitandukanye duteganya imbere, ariko ubu ngubu inzego zose zari zuyobora umuryango zarahagaze, ariko ubunyamuryango bwo ntibwahagaze. Navuga abantu ku giti cyabo za fan club, n'abafana, n'abakunzi b'umuryango, n'abakunzi b'amakipe yacu bakomeze babe hafi, ariko inzego abantu bari bahuriyemo cyangwa se bakoreragamo ubu ntaziriho. Uru rwego rwacu twahawe amezi 3 tugiye gufatanya n'izindi nzego kugira ngo dushyireho gahunda ihindura ubuzima bw'umuryango mu gihe kirambye. Ntatinze rero bavandimwe, ndongeye kubashimira, mbizeze yuko mu izina rya bagenzi banjye dufite imbaraga, dufite umuhate wo gukora, ariko dukeneye ibitekerezo bya buri wese, dukeneye amikoro ya buri wese. Rayon Sport ibaho kubera ko abakunzi bayo bariho. Dukomeze dufatanye, dukomeze dushyire hamwe, nta n'umwe usigaye inyuma. Mu minsi yashize abantu baremye ibice bitandukanye, ariko muri Rayon Sport nta bice birimo. Abareyo turi bamwe, hari ibyo tutakumva kimwe, ariko ntago biduha gutandukana. Aribwo butumwa nshaka gusorezaho. N'ubundi ahantu hari hose abantu bari bashobora kutumva ibintu kimwe, ariko mu gushaka igisubizo bakagishakira hamwe. Isi nuko iremye, abantu bazabaho batekereza mu buryo butandukanye, ariko icyiza nuko bongera bagahuriza ku neza y'abaturage, ku neza y'abanyarwanda. Nshimira igihugu cyacu cyashyize umuturage ku isonga, gishyira umufana ku isonga, ku buryo kitakwemera kureba yuko hari ibitagenda neza kandi hari igishobora gukorwa. Ndabashimiye cyane rero, ubundi duhurire mu kibuga, duhurire mu muryango, dukomeze duteze imbere Rayon Sport yacu dukunda. Murakoze.